narabwiye Imana ko nashakamo umugabo. Muvuge muti uyu muntu yari yemeraga nta n'amaguru afite pe. Yesu we, nukuri mubimbwire. Bati wariyemeraga nta n'amaguru ufite. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi. Iyo twizeye ibyo yatubwiye, kuki tutagomba gusaba neza? Arambwira ku rukundo nagukunze, ndimo ndashaka yuko umbera umugore nkakubera umugabo. Yo, ndamubwira nti kuri telefone, ukampamagara kuri telefone, ariko abasore barasuzugura koko. Ibyo ni ibintu abantu bavugira kuri telefone. Tujya tubyibuka tugaseka. Nuko arambwira ati ntabwo ngusuzuguye ndagukunda. Nuko nyene abantu bamaze kubimenya yuko ankunda, baramubwira bati kirazira, ntabwo twakwemerera kubana n'umuntu wowe usoje kaminuza. Umugabo wanjye afite A0 n'ukuri. Yo abantu mwize muri hehe? Shaha abantu mwize mujye mukunda n'abatarize. None se katari mwe mwaturemye mujye mudukura. Bakora inzira zose zishoboka, bagera naho bamubwira ngo ubwo uyu mugore uyu mukobwa umukomeyeho wabwirwa n'iki ko umuntu waroza amaguru n'ibindi bica tabiroze? Muri kumva revo bagezeho yo kumuca intege? Murimo murayumva? Genda mu modoka uko nshaka, kwambara agatimba biraryoha, gutwikirwa ni byiza, kubona abantu baguherekeje baretse imirimo yabo ni byiza. Yesu we, ariko baba bakobwa bateye batewe. Abakobwa bashaka kugenda gutyo muteye mute? Yesu mwami. Kuzi kubana abantu bose baretse ibintu byose, ukabona ibimodoka biparitse hariya ari wowe wabiparikishije. Itorero ryanjye naryo banciye intege, ndetse n'umushumba wari unyoboye anci intege. Akajya bambwira ko umusore atazakomeza kunkunda, azagera hakabivamo. Aravuga bati nta kuntu ko umuntu yakwemera nta maguru abiri ufite. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri, ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Haleluya. Murakoze. Hanyuma giye ubari imbere, vuka mu muryango w'abana 9, ndi umwana wa 5. Isa 11 muri 99 mu kwezi kwa 9 natambutse amarozi mu nzira, amaguru ararwara, nyuma yo kurwara arabora. Ubu giyewe mureba uri imbere yanyu naboze inyo, giyewe mureba ndi imbere yanyu naranotse. Nababajwe n'umubiri ku rwego mvuga, ariko ibindi gaceceka. Hari ibyo ntavuga kugira ngo imitima yanyu ikomeze igubwe neza. Umubiri warambabaje cyane, hanyuma nasengeraga mu Baroma, niho narindi. Ahantu nari ndyamye bajyaga ahantu nshobora kubabona mbakeneye, nkabahamagara ko mbakeneye bakaza, ariko kubera ko nari ndi kunuka nta muntu wari unyegereye. Hanyuma babonye ko nta kindi bakora, bafata umwanzuro wo guca amaguru yose, kuko niko yari ameze. N'ubundi bagiye kuyaca igice cy'epfo, ibirenge bigiye gutandukana n'umubiri bisanzwe. Ibiyo mbivuga nshimira Imana aho bigeze. Mbere ntago nabashaga kubivuga kubera umubabaro mwinshi, ariko ndagenda nkomera. Murabibona aho Yesu ari,
agenda akora ibintu bitangaje. Hanyuma ntangirana n'ubumuga, niga kwicara ndabimenya, niga gukambakamba ndabimenya. Narigaga muri primaire. Nyuma yo kumugara nahuye n'umubabaro, mbaho nabi, mfite ababyeyi, mfite nabo tuvukana, ariko mbaho nabi. Ndiheba cyane ngera ku rwego rwo gutegura kwiyahura. Hanyuma mu gutegura kwiyahura rero niho Imana yansanze ari mu gicuku cy'ijoro ivugana nanjye ntabizi, ntabisobanukiwe. Icyakora njya kubibaza abarokore. Nagiye njya kubibaza abarokore, ndagenda ndabatondorera. Umuntu navuganaga nawe ibyo yambwiraga ndabibabwira, barabinsobanurira, menya ko ari Imana yavuganaga nanjye. Ndashimira Imana ivugana n'umuntu ari mu mubabaro, nta muntu n'umwe uhari, nta umwitayeho, nta wamuhaye nta. Turashimira Imana ivugana n'abantu yaremye. Imana ishimwe, Imana ibana nanjye. Hanyuma natangiye kujya mu itorero rya ADEPR, narigiyemo ngendera hasi nkambakamba. Imana ibana nanjye. Nakundaga kwicara ku mukeka, niwo nicaragaho, nari ntaramenya no kurira intebe ngo nyicareho. N'ubu hari intebe ingora, murabona uburebure n'ubugufi mfite bukabije. Ariko nanjye mutaza kundeba gutya, ubu hari abantu wasanga nsumba. Mujye mugenda mureba neza, muzajya mumbwira nanjye abantu nsumba. Witegereje urabona nta muntu ushobora kuba nsumbara, muzababona niba mutarababona. Hanyuma kugenda gutya, kugenda n'amavi byavuye mu masengesho. Amaguru bayaciriye munsi y'amavi yose, niko yari ameze, yararwaye. Hanyuma rero naje kubyiga, ariko mbyiga numvishijwe ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana ryarampamagaye, ariko manywa nari ndi mu rugo ndi jyenyine, rirampamagara mu izina. Rimpamagaye ndaryitaba, ariko ngashaka umuntu uvugana nanjye nkamubura. Hanyuma rero nza kumenya ko ari Imana yavuganaga nanjye. Hanyuma numvishe ijwi rimbwira ngo fata ibiti bibiri mu maboko, ndabifata. Rirambwira ngo haguruka, ndahaguruka. Rirambwira ngo genda, ndagenda. Uko mundeba kugira ngo neguke, nari mfashe bya biti bibiri mu maboko. Bya biti bibiri mu maboko uko mbifashe, nagiye kurekera kuvugana n'uwo navuganaga nawe, mbona mfashe ibiti bibiri mu maboko ndi kugenda gutya, gahoro gahoro gahoro. Hanyuma Imana ikora ibitangaza. Muri mbye yaravuze ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta wamenye uko abivuga, nta. Nyuma yanjye hari abandi. Nuko byagenze, ibiti bibiri mbishyira hasi, hanyuma ngenda gutya. Iyo muvuze ko muhagaze, nanjye mvuga ko mpagaze. Suko nari mwiza habe namba. Murakoze. Ako konyene ntabwo ari uko nari mwiza. Ndashimira Yesu. Amen. Haleluya. Hanyuma nyuma yaho 2008 nibwo Imana yavuganye nanjye, mpanuriwe n'umupasitoro w'umutanzaniya. Aravuga ngo Imana irambwiye ngo izaguha umunezero. Aravuga ngo irambwiye ngo izakugendesha hafi na kure. Avugaga igiswahili bagasemura. Ambwira ibintu byinshi cyane. Aranambwira ngo Imana irambwiye ngo izakubakira urugo. Yesu mwami, kubibwira umuntu ubuze ingingo ze yarazifite. Kubibwira umuntu ubayeho mu buzima nta muntu mwishimiye biragoye. Bahanuzi mwe musaba imbaraga mukomere. Sha umuntu yagukubita pe, yagukubita nta nicyo mupfa. Ndabyumva. Cyo gihe napimaga nko mu biro za 30 gutyo, udusago hafi aho. 2008 ngaho ni mubare, turabaze. Nkakundana n'umusore igihe cyagera Imana ikamwanga ngo siwe, nkaba ndamuretse nkakundana n'undi. Buri umukobwa hari ibintu yandika ashaka ku musore, n'umusore hari ibyo yandika ashaka ku mukobwa. Nihagira umbeshya ambwire ko atabyanditse. Nihagira umbeshya, umuzima wese ingingo ze zikora. Wese arabitekereza, kavuga ati ndashaka ureshya utya, ubusu utya, umeze utya. Nuko nyine niko abantu nyine tujya tubyivugisha. Hanyuma rero birangije ubwo nanjye nyine ndabivuga, ariko birarangira birahera.
hanyuma Imana irambwira ngo uzakora ibiterane byinshi, ariko hari igiterane nzaguhuza n'umusore akagukunda mu kabana. Reka mbabwire, ibiterane narabikoze mwa babyeyi mwe mwabana mwe, narabikoze ibiterane mu Rwanda, narabikoze hanze, nkajya ngera n'ahantu hamwe nkimwenya ngo wenda ngo hari wa musore yewe Mana, nuko bikarangira uko. Ariko nyuma yaho rero ibiterane, nyuma yo kubikora naje gusubira mu ishuri, nize primaire ndayirangiza kuko bansubije inyuma, ndayirangiza ndayiga. Primaire nyisoje nshyiraho na secondaire, nshyiraho n'ishuri rya Bibiliya, ntako ntagize mu bushobozi bwanjye, nawe bisigaye uzabyige. Nuko hanyuma rero ndakomeza. Umusore, hari uturere dutatu nari narabwiye Imana ko nashakamo umugabo. Muvuge muti uyu muntu yariyemeraga nta n'amaguru afite pe. Yesu we, nukuri mubimbwire. Bati wariyemeraga nta n'amaguru ufite. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi. Iyo twizeye ibyo yatubwiye, kuki tutagomba gusaba neza kandi turi aba Yesu? None niba usenga ugasaba nabi birakureba. Je nagombaga kwisabira neza, narisabiye rero aka karera kanaka singashakamo umugabo, ariko tundi ndakwemereye nyumvira we. Ariko abantu basenga baraniyemera. Nuko birangira gutyo rero umusore naje gukora igiterane cy'iminsi 2 Nyagatare, umusore arankunda ndataha. Hashize amezi 5 nibwo yampamagaye kuri telefone, arambwira ngo uhereye igihe nakubonaga kugeza uyu munsi uracyari mu maso yanjye ntabwo uravamo, hanyuma naragukunze. Ndamubwira nti tega amatwi nkubwira inkundo rero. Ndazibara ndazirondora ndazimubwira. Ndamubaza ngo wankunze uruhe muri izo ngizo? Ubwo navuze izo nziriko abantu bize muzi nyinshi. Nuko arambwira ku rukundo nagukunze ndimo ndashaka yuko mbera umugore nkakubera umugabo. Yo, ndamubwira nti kuri telefone, ukampamagara kuri telefone, ariko abasore barasuzugura koko. Ibyo ni ibintu abantu bavugira kuri telefone tujya tubyibuka tugaseka. Nuko arambwira ati ntabwo ngusuzuguye ndagukunda. Nuko nyine hanyuma rero ibyo biraba bica mu nzira nyinshi zigoranye. Abantu bamaze kubimenya yuko ankunda baramubwira bati kirazira, ntabwo twakwemerera kubana n'umuntu wowe usoje kaminuza. Umugabo wanjye afite A0 n'ukuri. Yo abantu mwize muri hehe? Shaha abantu mwize mujye mukunda n'abatarize. None se katari mwe mwaturemye mujye mudukunda. Yesu mwami. Nuko atugomba gushaka umukobwa ufite A0 nkuko uyifite. Ikindi cya kabiri, ntushake umuntu w'ikimuga. Oya. Kandi disi umuntu abahagarara imbere ari umukozi w'Imana, ari mwiza, uzi yo munsuhuza uraho umukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Mukandi kanya mpise mbikimuga, mpise mbikintaza. Hasi abantu mwabaye mutera. Nuko kanirukanye bakora inzira zose zishoboka, bagera naho bamubwira ngo ubwo uyu mugore uyu mukobwa umukomeyeho wabwirwa n'iki ko umuntu waroza amaguru n'ibindi bica tabiroze? Muri kumva revo bagezeho yo kumuca intege, murimo murayumva? Arababwira ati Imana yampaye umutima wo kumukunda, izampa no kwihanganira ibindi byose. Xavier ndagukunda, Imana izaguha ubugingo buhoraho. Kandi yo nibutse ibya uko yagiriwe bamubamba, binyibutse ibyaha nijewe yasize. Murakoze. Nerekanwa ahantu hatatu, iwacu ni wabo. Hanyuma itorero ryanjye naryo banciye intege, ndetse n'umushumba wari unyoboye anca intege, bakajya bambwira ko umusore atazakomeza kunkunda azagera hakabivamo.
aravuga bati nta kuntu ko umuntu yakwemera nta maguru abiri ufite. Hako se najyaga njya hano ahantu nkabaza abantu bakambaza ngo ariko se wumva uzashaka? Rero nkatinyuka. Buri abantu bahagarara imbere y'abandi bavuga ijambo ry'Imana hari aho bagera bagatinyuka. Nkababaza se ko nta maguru mfite, amaguru niyo atwita niyo abyara? Nanjye nkababaza mumbwire, yo nta maguru mfite ndabyemera, niba ari yatwita akaba ari yabyara tayari ndabyemera. Turakomeza. Hanyuma nari nasabye Imana yuko izamu ubukwe bw'iminsi 2, narayibusabye. Imana y'amahoro uko mbibabwira ku murongo nta na kimwe kibuzeho. Basabye ari ku wa 5 barasaba barakwa. Nta nama y'umuryango yabaye itegura ubukwe bwanjye, nta nama y'itorero yabaye itegura ubukwe bwanjye. Ariko Imana yavuze ngo tureme umuntu ase natwe. Mana we, Imana ingendesha nta maguru mfite nyiha agaciro. Ndayibwira ngo nta kintu na kimwe cyakunanira, uzangirira neza mu maso yabo. Hari aho yageze irambwira ngo wuse ngo mbice, ni woya nibara kubanza ungirira neza bareba. Mwebwe muravuga ngo bapfe bajye hese, nibahagume barebe. Igihe cyawe cyo kugenda kitari cyajya, ntaho uzajya, uzarwara ukiri. Ntimukagira ubwoba, yatubwiye ngo iby'iminsi nibi ntabwo bitureba. N'abariya bapfumu nibibareba, nibaroge, nibacuragure, nibagire bati iminsi yo kubaho kwanjye yanditse mu gitabo cyawe. Mwari muzi ko bariya bapfumu bose muzi n'abariya barozi batazi iminsi uzamara ku isi? Imana yarabibahishe, ntabyo bazi. Ngaho nibakora akazi, mubareke bakora akazi. Kiminsi ntayo bazi, mufite ubwoba bw'iki? Mubareke bakora akazi. Ariko noneho nirere ndumiwe. Mubareke bakora akazi, mubareke abantu bavuge baruhuke. Hari abantu bashaka kuruhuka ari uko bakuvuze, wabaretse bakavuga bakaruhuka. Twebwe abantu baturuhukiraho, abarokora abantu baturuhukiraho. Mwabaretse bakavuga bakaruhuka. Shamuze abantu barushye, mwabaretse mubareke bavuge. Ubukwe bwarabaye. Kwa 5 barasaba barakwa. Mumbaze ngo ko nta muntu wari ugushyigikiye amafaranga wayakuye hehe? Muzarebe kuri YouTube muzabibonaho. Ubukwe bwanjye bwarabaye. Imana yakoresheje umuntu arantwerera kuva nabaho. Niwo muntu wampaye amafaranga menshi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nta muntu urampaye amafaranga ibihumbi 700 by'u Rwanda. Ayo mafaranga ni makeya ku muntu uri gutegura ubukwe, ni makeya. Ariko Imana muyumva mute muri mwebwe, muyifata mute? Imana ngo abantu ngo bakuretse ngo bakwihoreye, senga isengera byonyine urebe. Si ugusenga nakoresheje se, ni ugusenga pe, nibyo nakoresheje. None gusenga bitumye ngana gutya. Barasabye kuwa 5 barakwa birarangira. Hanyuma asifiwe rero, ndaryama ndaruhuka neza. Umunsi wa mbere ntago urangiye, urarangiye. Umusore no w'Inyagatare mu gitondo baza kujyana umugeni. Yesu we yasifiwe pe, Yesu mwami. Hari wavuze ngo iby'Imana yankoreye mbese nayitura iki Imana. Baraza baranjyana va mu karere ka Ngoma ugende gusezeranira mu karere ka Nyagatare. Murimo murabyumva? Nihi wabo umuhungu uve mu karere ka Ngoma bahageze ukatugiye mu karere ka Nyagatare ahantu biti Rukomo. Baradusezeranya neza na resebusiyo iraba ugasasa umunsi wa 2. Ariko Imana sinzi ukuntu muyifata, ariko Imana ishoboye ibintu byose. Babitubwiye ishoboye ibintu byose. Hanyuma resebusiyo irangiye no gutwikurura birangiye, ya modoka yankuye Ingoma ikanjyana Nyagatare irongera irankatana
inzani Rwamagana. Umunsi wose wari uwanjye, genda mu modoka uko nshaka, kwambara agatimba biraryoha, gutwikirwa ni byiza, kubona abantu baguherekeje baretse imirimo yabo ni byiza. Yesu we, ariko baba bakobwa bateye bate we? Abakobwa bashaka kugenda gutyo muteye mute? Yesu mwami. Uzi kubona abantu bose baretse ibintu byose, ukabona ibimodoka biparitse hariya, ari wowe wabiparikishije n'amaguru ugira. Ariko mana, niba habaho ikintu kiryoha muri iyi si ni ugukizwa. Ni agakiza. Bindi byose muratubeshya, ni agakiza. Udakijijwe rwose pe, ndakurahiye utubeshya. Ariko agakiza, gukizwa. Hanyuma umuntu yaravuze ngo impamvu uriya musore amwemeye, bararyamanya mutera inda. Ntago yamwemera, yanze ko yajya muri leta akamurega kuko yamuteye inda. Buriya niyo mpamvu nkigerayo mbwira Imana nti wa Mana we, ndabizi ko nkunda, ariko buretse simite ntwita kugira ngo batazabara ngahura n'igihe. Mwabaye mutariko tubarimo tubazi, niko umunyarwanda yavuze. Tujye tubabwiza ukuri. Burya aba bakirisitu turi imbere yabo, abangaba ni abantu b'Imana. Twebwe ubwacu twicara muri izi ntebe nitwe kibazo gikomeye. Nta muntu wigeze ndwanya cyangwa ngarwanya umugabo wa kuri nizi ntebe yicaramo batwebwe izi ngizi. Hanyuma irankundira, iramfasha. Ukwezi kwa mbere sinasama, kwa kabiri sinasama, ukwa gatatu ndasama. Imana iramfasha, ndarya ndanywa guhera nsami kugeza nujuje amezi 8. Uko mumbona nigira gutya mbyina nkukuye niko narimeze. Bakajya bagira bati ye wa muntu waramugaye, nta nazana byara, nta no gutwita, nta kandi ndimo ndabyinana nayo. Haleluya. Yo ngira n'umugabo mwiza akambwira ati mugore wanjye, narakubonye ukorera Imana uririmba, igendere nimba wumva ufite imbaraga, igendere sha, igendere. Haleluya. Turashimira Yesu wakoze ibyo. Hanyuma Imana ibaho umugisha, asigajemo iminota 8. Umuyobozi wa gahunda ari hehe ngafate microphone mumushakiraze. Haleluya. Reka mbabwire, Imana irashoboye. Mujya muza imbere yayo, mujya muza mu nzu yayo, mwumva yuko ishoboye. Irashoboye rwose. Mwabakobwa mwe mwikiheba, mwikwiganyira. Ni Imana itanga urugo, niyo yubaka. Ubu se murabona asa nabi? Ubu ndasa nabi? Ntago sa nabi, ndabizi. Impamvu mbabwira ko ntasa nabi n'ukubera iki? Nuko namaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi, kandi abageze muri we. Haleluya. Turafite, tunatungishije benshi, kandi byacu nta nubwo bigaragara, ahubwo birahisha. Ibintu byacu birahishe, ibintu byacu birahishe. Nimujya muhora mu mubiri kenshi, muzajya mubona ibintu byarangiye, mwapfuye mwashize. Ariko nimujya mu mwuka, yo dufite ubutware kwa Yesu. Noneho Mana yanjye we, mbuze uko nkuvuga imirimo ukora, ihora intangaza. Noneho Mana yanjye, mbuze uko nkubwira abantu imirimo ukora yose, ihora intangaza. Iyo ugiye gukora
mubanze mu mutunga ibiganza mwese kwa mungana mu mutunga ibiganza mubanze mu mutunga ibiganza buretse bagutunga ibiganza tuguhesha umugisha mu izina rya Yesu mu mutunga ibiganza mwese murambura ibiganza mutunga ibiganza umuntu wese navuga ijambo ashaka ariko ryiza vuga ijambo ushaka ariko ryiza vuga ijambo sawa kubera ko mwanze kurivuga havira mu mvuga ijambo rimwe ryiza mwese muri rusange havira bonyine mu mvuga ijambo rimwe ko muvuze mesha base abandi baravuga irihera unity mutunga ibiganza muvuga ijambo rimwe muhuriyeho ubundi mujya muri repeta ibintu byose mbakopeze munavuga ngo Imana izamuhe n'ubugingo basi cyaka ikintu kimwe Imana izagira ite tuyikomera amashyi mama Obeda mufashe agende yicare uwo mwana nave mu nzira numva amashyi menshi y'Imana numva amashyi menshi y'Imana tugiye iwacu